abantu bagufasheho ijambo, abantu barakumanika, bakumanika mu biti, ye wa mukobwa ngo ntago uzashaka, bakumanika mu biti ngo ye wa mukobwa we ngo nubwo washaka ntago uzarubamo. Ariko Uwiteka Imana akakanya tuvugana, aravugana nawe aya magambo, ngaho bakumanitse Imana ije kukumanura. Ndagira ngo nkubwire ngo wa mubyeyi we umaze mu rugo igihe kinini, byaranze gucama ngo utwite nk'uko abandi bagore batwita. Uwiteka aravugana nawe akakanya ngo abana b'abantu bagukize, akakanya aje kuhakumanura. Uwiteka aravugana nawe akakanya imyobo abana b'abantu bagucukuriye bakaguhama ngo uzapfa utabyaye, Imana iraje gukure muri iyo myobo. Cy'Imana amakuru ni meza, turashima Imana. aho ubyuza wisekera uziko hari abantu umuntu asekera bakarakara bikababaza. Ego bibaho, ariko ese wagireka kugabanya guseka nk'ubu ngewe ntago nabishobora, kubera ko niko meze kuva kera mu bwana bwanjye. Nakundaga guseka. hari abantu ushobora gusekera bikababaza, nk'ubu ngewe birambabaza ukuntu uza kuri televiziyo ukaza useka, uba wisekera, ntabwo ushobora kuza wikarunya warakaye. Ntabwo byanshobokera. warya ngo n'ubwiza ngo bw'Imana. Nanjye bwangezeho dore rundi nakijwe waransengeye. Bimwe bagenda biza mu minsi nibera mu mbandi ku gatwenge meze neza cyane. Biri kugenda biza. Biri kugenda biza cyane. Amakuru ni meza, turashima Imana. Urakomeye? Yego. Natwe turaho. Icyumweru kitambutse cyagenze neza. Icyumweru kitambutse cyagenze neza, twabonye neza y'Imana. Imana ikomeje kubana natwe. Yego. Abantu barishimye cyane ikintu cyabashimishije ngo n'ukuntu ngo wangize umurokore. Imana ishimwe. Ntabwo bari bazi ko ngo umuntu yandamburaho ibiganza. Aho abantu kuki bancira urubanza. Gusa abantu banyandikiye kuri ese ngo koko ngo wakishijwe. Hasi mwabaye mute mw'abantu ngo urakishijwe ngo kiba cy'Imana ngo araguhagurukiye. Ndavuga neza. Yego. Yagukizwa ni mu mutima. Ubu nawe nyine ubu uri umumarayika Imana yanyoherereje. Yego. Ngira ngo nyine ampagakiza nyine ansengera. Kandi bimwe biragenda biza, nge ntabwo ndi gukubeshya. Kuwa gatatu ntabwo naje mu masengesho, ariko uwa gatatu ubundi nzaza. Imana ishimwe. Hamwe n'Imana izagufasha, uzagenda ubibohokera. Imana igenda mbohoka. Ukizwa rega ntabwo biza ako kanya. Ntabwo biza ako kanya. Ugenda wumva ijambo, Mwuka Wera gusura muri wowe, ukagenda hari ibintu ujugunya, hari ibintu bivamo bigenda. Reka mbere yuko dutangira ngo akanya ubanza usuhuze abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Behind Doors Show. Yego. Basuhuze mu gake, n'abaririmbira n'akantu gatoya cyane ko kuri baririmbira akantu, basuhuze, none tumara kubasuhuza urahita usenga. Yego. Tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije umugisha w'Imana, yemwe bene data, mukomere mushikame, Yesu abane namwe. Tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije umugisha w'Imana, yemwe bene data, mukomere mushikame, Yesu abane namwe. Tubifurije umugisha w'Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Umwami Yesu Kristo nabane namwe. Ndabashuhuje rwose nshuti zanjye, ndabashuhuje muryango mugari. Yesu Kristo akomeza abane namwe. Amen. Reka noneho dusenga Imana, nitubona gusenga Imana noneho hanyuma babwire ijambo bateguriye uyu munsi. Yego. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza,
uri Imana y'urukundo, uri Imana y'inyimbabazi. Data wa twese mwiza, turaguhamagaye amasaha, turaguhamagaye kano kanya ngo uzubane natwe kandi utugirire neza. Bwiza bwawe Data Nyiringabo Imana butubeho, urukundo rwawe rutubeho. Tweretse kino kiganiro tugiye kugera, Data Nyiringabo Uwiteka Mana yacu, kibi cy'umumaro mu bwoko bwawe, kibi cy'umumaro Data Nyiringabo Imana mu bafite inzara n'inyota yo kumva ijambo ryawe. Reka Data Nyiringabo Imana wagura imitima iri hano hantu kugira ngo yumve ijambo ryawe inezerwe, yumve ijambo ryawe ibohoke, yumve ijambo ryawe yongere igarure ibyiringiro, yumve ijambo ryawe yongere igarukemo imbaraga. Turakwinginze rero Uwiteka, haba hari ingeri zose, haba hari abakobwa ndetse n'abahungu, haba hari ababyeyi ndetse n'abagabo, turakwinginze Uwiteka wongeremo imbaraga abantu bawe, kuko muri iyi si Data Nyiringabo Imana abantu bawe barananiwe, abantu bawe baguye isari, abantu bawe baracogoye. Reka wongere Uwiteka ugaruremo abantu bawe imbaraga, bongere bakumve, bongere buzure Umwuka Wera, bongere banezerwe, bongere Data Nyiringabo Uwiteka bongere bakumve bundi bushyashya. Reka ubane natwe rero mu buryo bwose, tubisengeye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire rero ikiganiro cyacu. Ijambo wateguriye abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Behind Our Show. Ijambo nari bateguriye, se hongera bijwe mu gakeya. Ijambo nari bateguriye yanditse muri Esteri. Turahera hano ku murongo wa 5 ku gice cya 9, turasoma umutwe w'amagambo uvuga ngo Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Morodekayi. Hanyuma nituva kuri iki gice nituva kuri uyu mutwe w'amagambo tuhita dusoma hano ku gice cya 6 umurongo n'ubundi wa 6. Ahangaha nyine turi haravuga ngo nuko Hamani araza umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha ngo yagirirwa ate? Ngo Hamani ngaramubwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha? Hari undi umwami yakunda kubaha kunduta? Ngo hanyuma Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bazana imyambaro y'umwami. Bazana imyambaro y'umwami, umwami ajya yambara, ngo n'ifarashi umwami ajya agenderaho, itamirijwe ikamba ry'ubwami. Ngo maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe w'uwo mutware w'umwami barusha abandi. Amena. Hanyuma reka tuve hano n'ubundi dusome hano kuri 11 havuga ngo nuko ngo Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Morodekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi. Arangurura imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunda kubaha. Amena. Izi ni inkuru za Morodekayi na Hamani. Uko Morodekayi amena. Uko Morodekayi yarari ku irembo, yarari ku irembo ategereje Imana, yarari ku irembo ategereje ko Imana yamugirira neza. Twese tuba turi mu ngero zitandukanye, buri muntu wese afite irembo ryiwe, buri muntu wese afite irembo ahagazeho. Ye wa mukobwa ufite irembo uhagazeho, ye wa musore ufite irembo uhagazeho, ye wa mugabo ufite irembo uhagazeho, ye wa mubyeyi we ufite irembo uhagazeho.
Moridekayi yari ku irembo, yari isuzugurwa, nta kamaro yari afite kuri iryo rembo. Baramurebaga bakabona ni umuntu uciriritse, ariko Uwiteka yamureba akamubona mu ndi muntu udasanzwe, yamureba akamubona ko yava mu ndi muntu udasanzwe. Amina, haleluya. Ndagira ngo nkubwire wowe mukobwa wicaye ku irembo igihe kinini, utegereje ko watabarwa n'Imana, utegereje ko Imana yakugirira neza. Umuntu arakureba akabona ntacyo uvuze, akabona ntacyo umaze mu buzima bwiwe, ariko ndagira ngo nkubwire, haleluya, haleluya. Moridekayi dosiye yiwe yarubuwe. Moridekayi igihe kiwe cyarageze, igihe cye kigeze, Imana imukura ku irembo. Yari uwisuzugurwa, yari uw'igisuzuguriro, buri wese yaramucagaho akareba nta kintu yakwimarira, akareba nta hantu azigeza, ariko Uwiteka yamushingiye igiti. Haleluya. Wa wundi wamuciyeho akabona ko nta kintu yakwigezaho, niwe watoranyije imyenda yamwambika, niwe watoranyije ko yagirirwa. Nuko hanyuma Hamani aravuga ngo dore ngo uko umwami akunze kubaha, ngo dore uko bamugenza, ngo bamugenza gutya, ngo umwami yiyambura imyenda ye y'igiciro, umwami yiyambura ikamba ryiwe ry'igiciro, ngo yarangiza akarimwambika. Haleluya, haleluya. Nawe igihe kizagera umwami arote, nawe igihe kizagera umwami abura ibitotsi, nawe igihe kizagera isaha yawe nigera umwami azabura ibitotsi ku buzima bwawe. Abantu bagufasheho ijambo, abantu barakumanika, bakumanika mu biti, ye wa mukobwa ngo ntago uzashaka, bakumanika mu biti ngo ye wa mukobwa we ngo nubwo washaka ntago uzarubamo. Ariko Uwiteka Imana akakanya tuvugana, aravugana nawe aya magambo, ngaho bakumanitse Imana ije kukumanura. Ndagira ngo nkubwire ngo wa mubyeyi we umaze mu rugo igihe kinini, byaranze gucama ngo utwite nkuko abandi bagore batwita. Uwiteka aravugana nawe akakanya ngo abana b'abantu bagukize, akakanya aje kuhakumanura. Uwiteka aravugana nawe akakanya imyobo abana b'abantu bagucukuriye bakaguhama ngo uzapfa utabyaye, Imana iraje gukure muri iyo myobo, Imana iraje kugirire neza, Imana iraje guhindurira izina. Imana yahinduriye izina Hana yari ingumba, amaze igihe kinini cyane atabyara, ariko Imana irangije imugira mama w'abahungu. Haleluya. Nawe Imana yakugira mama w'abahungu, nawe Imana yakugira mama w'abakobwa. Komera kandi ushikame ku Mana. Imana izakugirira neza, Imana izakuvomerera amazi meza, amazi y'urubogobogo. Wongera unywe, wongera ushira inyota. Komera kandi ushikame. Dore abana b'abantu baguciriyeho imigani, bacira hasi, baravuga ngo bakozamo agatoki, baravuga ngo uzapfa utabyaye, baravuga ngo uzapfa udahetse, baravuga ngo nubwo washaka ngo ntacyo uzimarira mu rugo rwawe. Ndagira ngo nkumenyeshe ko dosiye y'ijuru irongeye irubuwe ku buzima bwawe, dosiye y'ijuru irongeye irubuwe kubera izina ryawe. Haleluya. Komera ushikame, usenga Imana wamenye, usenga Imana igira neza, usenga Imana y'urukundo, izongera yitamure ku buzima bwawe. Abana b'abantu bafashe imyenda yawe barayimanika, imyenda yawe bayikoreraho ibibi, imyenda yawe bayikoreraho imigambi mibi y'abadayimoni. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe wa mukobwa we, niwe ndi kuvugana nawe, wakoze akazi ko mu rugo, ubunga mu ngo z'abantu, ntago byari byoroshye. Buri wese agufataho ijambo, ukava ahangaha uyu munsi ejo ukajya ahandi, ukava hari ukongera ukajya ahandi, ubuzima bwaranze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aje kugutunga inkoni. Imana yatunze inkoni Moridekayi. Nukuri ntago yari yorohewe, nukuri ntago byari byoroshye. Imutunze inkoni, uwamugenzaga niwe wamutoranyirije ibyo agomba kwambara, niwe wamutoranyirije imyenda yo kwambara. Ndagira ngo nkubwire nta bandi Imana izakoresha bari mu muryango wawe, izakoresha bari muririmbana, izakoresha bari musengana, izakoresha bariya mukorana umurimo w'Imana. Ndagira
ndagira ngo nkubwire ngo komera, ndakubwira we mukobwa, nkakubwira ngo wa mubyeyi we, nubwo urugo ubona ruri kunyeganyega, nubwo ubona urugo rwawe ruri gusukuma, ndagira ngo nkubwire Uwiteka niwe ufata urugo. ndagira ngo nkubwire Moridekayi ntabwo yari yorohewe, Moridekayi ntabwo yari yorohewe, ariko yarapfukamye arasenga haleluya, arasenga ku irembo, arasenga, arongera arasenga, arapfukama arasenga, arongera arasenga. Imana irangije iramwumva. Ni igiki kiguteye ubwoba? Ni igiki kikubabaje? Ni igiki gitumye wiheba? Ni igiki gitumye uhagarika umutima? Ntabwo wagera aho Moridekayi yarageze, ntabwo wagera aho Moridekayi yambariye igisuzuguriro, yambaye igisuzuguriro ariko aguma ku irembo, yambara igisuzuguriro ariko ararindira, yambara igisuzuguriro ariko arategereza. ndagira ngo nkubwire ngo tegereza Imana wavuganye nayo, ndagira ngo nkubwire ngo tegereza Imana yavuganye nayo mu matwi yawe, ikakubwira ngo ndi kumwe nawe, ikakubwira ngo nzabana nawe, ngo nubwo bimeze bityo ndi kumwe nawe. Ryajwi wumvise, ukumva ijwi ry'Imana, ukumva ijwi ry'Imana, ndagira ngo nkubwire utegereze iryo jwi, byange bikunde Uwiteka azakora icyo yavuganye nawe. Wikangwa n'abaguca intege, ukora umurimo bakaguca intege, icyo ukoze cyose nta jambo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho wasereye niwe Uwiteka aje kuguseburira. ndagira ngo nkubwire ngo aho wamwariye niwe Uwiteka aje kugukiriza urubwa. Haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka hararirimba ngo yakijije Hana mu maso ya mukeba we. Haleluya. Iyi Mana igikiza urubwa, iyi Mana igikiza urubwa, iyi Mana ikomereho, iyi Mana uyishikameho, izakurinda amajya n'amaza, izakurinda amenyo y'intare. Wowe icyo usabwa ni uguceceka, ukarindira umutware uzemeza bariya bose. ndagira ngo nkubwire ngo witinya izo ntare nubwo zitona amazira ziritse. ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarengeye Abisiraheli, nawe yakurengera uyu munsi. ni igiki kiguteye ubwoba? ni igiki kiguhagarikije umutima? ndagira ngo nkubwire mubyeyi, ubuze urubyaro igihe kinini, warategereje byaranze, ariko wibuke ko hari Imana yavuganye nawe, wibuke ko hari Imana yakubwiye ngo nubwo bimeze gutyo nzitamurura, nzaguha umwana. komera rero kandi ushikame. Hana yarategereje, Aburahamu arategereza, yavuganye n'Imana ku manywa, avugana n'Imana mu gitondo, avugana n'Imana mu mvura, avugana n'Imana mu masaha yose. ndagira ngo nkwibutse ko wigeze wurira imisozi urasenga, ubwira Imana ngo uzangirire neza. ni ukuri Uwiteka yiteguye kukugirira neza. ntabwo yibagiwe ya misozi watereye, ntabwo yibagiwe bibaya, ntabwo yibagiwe ya mataba. komera kandi ushikame, Uwiteka ari kumwe nawe, hazakugirira neza, azakurengera, azagutabara. nubwo bimeze bityo azakurengera. ndagira ngo nkubwire wamubikijeho amasengesho, ariko nawe azafata umwanya aza kureba ya masengesho yawe wasenze, hanyuma akora ibyo agomba kugira gukora. ndagira ngo nkubwire ngo aho waranguriye waranguye kure, ariko byange bikunde imari zakugezaho. abantu iyo bagiye kurangura Dubai bagenda bameze nk'abagiye hariya hafi bafite udukapo. ndagira ngo nkubwire ngo kariya gakapo wikore ujya ku musozi ujya gusenga, ni ukuri wari ugiye kurangura Dubai. tegereza imari yawe, byange bikunde imari zakugeraho. komera rero kandi ushikame, Uwiteka muri kumwe. amena, amena, amena. Wow. Mu mwuka. Ngiye gutuma njya mu mwuka nanjye. Ibintu byiza cyane. Abantu bakomere ku Mana. Byose bizakunda. Ndagushimiye cyane. Nk'ahantu nk'ahantu bari gusega. Bagasenga ngatangira numva nyine ndi mu mwuka, ndimo neza, bakaza kugera kuri Arevo nkabona nibutse kabisa. nyine ukabona ni mu kintu kimwe bagiye mu isi yawe. gusenga ni ibintu
ibintu bitari bya buri muntu wese. Gusenga n'ubuzima, gusenga n'imibereho. Kajugunya yaranajyaje. Icyuma cy'Imana rero urakoze cyane. Urakoze cyane ndetse hari abantu nyuma yuko dukorana kiriya kiganiro bambwiye ngo baragukunze, bakunze uburyo wigishije, bakunze n'igisirimba. Yego. Ako umusideri nta gisirimba twabahaye. Baraduhitana. Ariko ubutaha tuzakibaha. Ngo bakunze ngo uburyo ngo twatambye ngo igisirimba ndetse baragukunda, nizere ko rero bakomeza bakagukunda. Siko kandi wahishiye byinshi. Yego, narababwiye ko mbahishiye byinshi. Biracyahari, biracyabitse. Ntago birashira. Biracyahari rero tugomba kubibaha. Tugomba kubibaha kuko Imana yemeye ko bitubamo kugira ngo natwe tubigabure. Yego. Rero mu buryo busanzwe ntago ndi igisambo. Kugira ubuntu. No mu buzima busanzwe ngewe ntago ndi igisambo. Atari bwa bundi butiza urujya ariko. Abantu tuziranye buriya baze kuza kwandika muri comment. Mutubwire abantu muzi icyuma cy'Imana, mutubwire nimba agira ubuntu butiza urujya. Batubwire uko bimeze, ariko mpamanya n'umutima wanjye ko ntari igisambo. Uha inshuti cyangwa se uha abantu bose? Hari umuntu uvuga ngo si igisambo kubera ko aba yihera inshuti ze n'abavandimwe be. Oya, ukwiriye guhabwa wese ndamuha. Ubikwiriye wese usenye wamaye. Urashaka iki? Amafaranga. Ikintu nashaka ngewe shaka amafaranga. Amafaranga ni ikintu gikomeye. Reka ufite ikibazo nyine cyihutirwa cyo kuba uzi ko nyuma yuko tubeshejweho n'Imana, nyuma y'Imana nyine Imana nibanza kuri byose kugira ngo tubeho, none agata kugira amafaranga. Yego, ariko Imana nitanga amafaranga. Uzige no kugira ubuntu bwo gutanga amafaranga. Neza ugutanga ikindi batari amafaranga utanga. Urumva? N'amahoro. Ibintu byose iyi si yacu mu buzima tubayemo nubwo kugura. Nubwo naguha amazi yaba yaturutse mu mafaranga. Nibyo koko. Icyuma cy'Imana ujya ugira inshuti? Inshuti ziri close cyane, nyine inshuti magara. Inshuti magara kari hatari. Ngiye kugura ngo yamagara. Icyo kibazo kirakomeye. Nta nshuti magara ugira? Gusa mu buryo mbanamo n'abantu, abantu bose mba numva ari inshuti zanjye. Yego. Unanye ni inshuti yawe? Yego. Wow. Abantu bose n'abari hariya badukurikiye bose ni inshuti zawe? Ni inshuti zanjye. N'abantu bose nyine badukurikiye baduhanze amaso turi inshuti. Kuko Yesu aratubwira ngo tubane mu mahoro kandi tugire gute dukundane. Yego. Kuko ntabwo uzajya gukunda Imana utazi. Yego. Ngomba kukubona nkakubonamo Imana, nanjye wambona ukambonamo Imana, hanyuma ukankunda. Urwo ni rwo rukundo Yesu yadusabye. Yego. Waje kwigisha urakomoza uti umukobwa wagumiwe utigeje igihe kirekire. Utanibuka ko mfite mushiki wanjye maze wagumiwe. Umva uramushinyaguriye. Oya sha. Ntabwo urumurabwira ngo ategereze agize imyaka 33. Umva, Imana umugabo azaturuka he koko? Imana irashoboye. Atangiye kuzana iminkanya. 33 ni mikeya. Nukuri numvise umushinyaguriye. Hoye, hari abantu bashaka bafite imyaka 60. Ubategereze? 40. Ategereze rwose. Ariko ategereze asenga. Hari akantu bajya bavuga ngo abakobwa bagumiwe yabonye ngo byanze yaragiye gutegereza ngo muri club, muri discothèque bikanga, agategereza abanza gutegereza mu rugo. Akijya umukobwa akaba umukobwa mwiza bikanga. Akava mu rugo akajya mu kabari. Yego. Bikanga. Akabari byakwanga akajya ku muhanda kwa gundi handi bajya gutegereza bikanga. Ngoga nyuma yaho gaho yo ku muhanda iyo byanze. Ahita mu gakiza. Ya buriya mu gakiza niho haboneka byose. Ariko ubundi byo tubagire n'inama ahubwo aho kugira ngo baze hakiri kare baze hakiri ku manywa hakibona
hakibona nimuze hakibona hakiri kare inshuti zanjye. Yesu afite abagabo bicaye mu isengero bategereje abantu babo. Kandi nukuri ijambo rirabivuga ko nta kigabo kizabura ikigore cyacyo. Ntabwo bishoboka. Nta n'ikigore kizabura ikigabo cyacyo. Uyu mukobwa wicaye iwabo ashobora kuba hahejejwe na nyirasenge. Uyu mukobwa wicaye iwabo ashobora kuba hahejejwe na nyina wabo. Ariko yaza mu nzu y'Imana, Imana igatangira guca ya migozi. Baramuziritse. Igatangira hanze hari abatekinisiye bazi gutekinika. Ariko reka mbabwize ukuri nshuti zanjye bavandimwe banjye, nta muntu utekinika ngagereyo nk'Imana. Imana n'umutekinisiye uruta abandi batekinisiye bose. Iyo mitekeniko ro batekenika Imana ibizi aho bapfundikiye gapfundura. Imana irapfundura igahambura ukajya kubona igitangaza kiraturitse. Ayayaya uzi imivumo tuba twarariye ngo ntacyo tuzimarira. None dore aha ni he koko. Musenga Imana bashuti banjye, musenga Imana. Imana ikureho iminyururu abana b'abantu babaziritse. Imana ibohore bana b'abantu baragufata bakakuzirikira mu giti. Umuntu akagenda agakuraho, urabona mu rutoki agafata isina akegura intuze akegura kira gikonkoboro kiba yarangiza akagushyiramo kaguhambamo kujya wigumira ngo uzi kugira ngo umunyuru uzawucike. Ni Imana muhungire ku Mana. Njya numva ngo no mu nsengero haba amarozi. Hari abantu babivuga. Tega buriya mu urusengero ruzamo ingeri zose. Yego. Urusengero ruzamo ingeri zose ariko abaharokokera ni bakeye. Yego. Wa wundi rero wemeye akaharokokera burya niwe Yesu aba yaje kureba. Mu ngeri habamo ingeri zose. Nuvuga ngo no mu rusengero naho haba hari uwaje afite indi misiyo. Kandi ndagira ngo nibutse abantu ko mu rusengero iriya ni inzu iba yarubatswe n'abana b'abantu nshuti yanjye. Ni inzu iba yarubatswe. Urusengero nyarwo n'umutima. Urusengero narwo n'umutima. Umutima wawe uzarugira urusengero kandi mpamya neza n'Imana ko izakugirira neza. Umutima wawe. Aribwo nagaruka kuri cya kintu nakubwiye ati umutima wawe niwe mushinja ugira. Rura rusengero tujya gusengeramo ntago rwadushinja ngo ruzadushobore. Ariko uyu mutima urakwemeza. Nibyo wakoze kera ugifite imyaka 2. Urakwemeza. Hari nk'abantu hari umuntu uzi mwakuranye cyangwa se muziranye ushobora kuba wenda tuvuge yarabuze umugabo cyangwa se ntitumuvuga izina ariko hari ubuze. Ndabazi benshi. Barahari. Wababwira nk'iki wabonye umugabo bakatarahona? Ikintu nababwira n'ukuri nibashikame bategereze Yesu bareke kwicira inzira. Bareke kwicira inzira byange bikunde. Wumvise ijwi ry'Imana rimwe uryumva kabiri uryumva gatatu. Imana igaruka kuri cya kintu. Imana bura ntago ivuga rimwe. Igaruka kuri cya kintu ikakubwira ati mwana wanjye nzaguhoza amarira nzaguha umugabo. Nimba ayo majwi warayumvise y'Imana tegereza. Haleluya. Tegereza. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo guma kubirindira ugume ku gicaniro. Imirindi y'Imana ndayumva mu mwuka. Ariko uri kuvuga gutegeza kora kuri icyuma cy'Imana biragoye kubona umuntu mwakuranye mwakinanye agapira ashoreye abana 2 3 4 wowe nta n'umwana ugira. Ibyo ngibyo ni bya bindi nkubwira ngo burya buri wese agira ikigeragezo cyiwe. Undi ashobora no kuba yarabonye umugabo ariko kubona urubyaro bikanga. Bisaba rero gutegereza ukihangana. Biragoye kwihanganira ikigeragezo bitewe n'umusonga wacyo ukuntu uri kuguhana. Biragoye ariko n'ukuri iyo utegereje Imana igukura mu kigeragezo. Ikigerageza Imana ikigukuramo. Dusoza rero nagira ngo nguhe umwanya ugira icyo ubwira abakunzi bawe
ariko mbere na mbere ndagira ngo ubanze ese umuntu agukeneye cyangwa akeneye gusengana nawe akeneye se kwifatanya nawe mu masengesho yakubona ku iyihe nimero cyangwa yakubona gute? Ego nimero bambonaho 87 19 12 079 mu kinyarwanda ndabishobora vuga mu umunani karindwi vuga mu giportugize ndamva mu kinyarwanda 87 umunani karindwi 19 19 12 12 079 079. ya murakoze cyane arakaze rero bayiregeje bikaze uko mujya muzashiduka mwakibagiwe ntago biba byoroshye burya igihugu burimo kirakubata cyane nubwo utabuze ururimi rwaho neza ariko ni ibintu byikorana automatique umuntu wese rero ntago ari ubwirasi umuntu wese rero uri kutureba cyangwa se uzatureba ukeneye kuba wakwifatanya na kimwe cy'Imana cyangwa se ukamutera inkunga mu bijyanye no gukora umurimo w'Imana ni n'umuhanzi ashobora kuba ashaka kuba manager wawe dukeneye na manager nyine kimwe cy'Imana ko agira manager w'umunyamerika tukazamura impano yawe sibyo se ariko rero nyuma y'ibyo uwo ari we wese yabashaka nko gusengana nawe yashaka ubufasha bw'amasengesho yasaba ko wenda yashaka ko wenda wajya kuririmba mu itorero rye yahamagara iyo nimero nizera ko igihe cyose uba witeguye. Yego nta kibazo rwose turahari kugira ngo dutange iby'Imana yaduhaye. Amen. Yego dusoza rero nagira ngo hari abana basize mu rugo bazakorera kuri YouTube hari inshuti n'abavandimwe hari abari mu gihugu hari abari ahangaha hari abo musengana hari abo muririmbana nagira ngo nyine Sauda Songe ugira ikintu babwira noneho dusoze. Yego hari abantu cyane ndashimira abantu bampamagaye abantu banyeretse urukundo abantu bagiye muri komatere mukambwira ngo courage mukama courage ndabashimira rwose Imana ibaha umugisha ari abantu bari hano Mozambique ndetse n'abari mu Rwanda ndabashimiye bivuye ku mutima mwampaye murare idasanzwe. Abandi bantu suhuza ni abaririmbyi turirimbana nkasuhuza abakristo dusengana nkasuhuza cyane babantu duhorana ku karago tetereje ku wa gatatu ndabasuhuje Imana ikomeze ibampera amahoro yo mu mutima kuko niyo dukeneye twese. Turabashimiye rero shito bavandimwe mwanye natwe kandi twifuza umugisha w'Imana sibyo twifuza umugisha w'Imana mutibagiye kujya mukanda subscribe nimutarakanda aho ngaho hatukura handitse subscribe cyangwa se mu gifaransa s'abonner ukandeho noneho numara gukandaho ku ruhande urabona akantu kameze nk'inzogera nako ukandeho kugira ngo ujye ubasha kubona notification y'icyo cyose kigana kubera ko ntabwo tuzahagarara. Yego tugomba kuvuga ijambo ry'Imana tukavuga ubutumwa tuzarivuga pe namwe icyo musabwa gusa ni ukujya gute ni ukutuba hafi mukaduteza imbere mugakanda subscribe mukajya musharinga ibiganiro byacu bikagera kure. Ikindi cya kabiri mujya muri comment bashobora kutwunganira cyangwa se bakagira ikibazo bagira mu bijyanye n'ikigisho tuba twacishijeho aho ngaho hasi hari ahantu handitse comment ushobora kujyamo ugashyiramo ikibazo cyawe noneho twagaruka tukazagiheraho tugisubiza tukagihinduraho cyangwa se tukagishimangiraho. Yego turabakunda cyane Imana bamugisha nawe utaha cyo cyane.